wuzure umwuka wera. Amen. Hanyuma ikintu cya kabiri usabwa kugira ngo ubatizwe mu mwuka wera, icya kabiri Yesu nashimwe bene data, ndabasuhuje aho muherereye mu birere bine by'isi, waba uri muri Amerika, waba uri ku mugabane wa Aziya, waba uri mu Burayi, waba uri muri Afurika, waba uri muri Aziya, aho waba uherereye hose umugabane waba uherereyeho, nguhaye ikaze muri uyu mwanya w'ikiganiro tugiye kugirana, ikiganiro kireba abakristo n'abatari abakristo bifuza kubabo, ikiganiro kivuga icyo umuntu yakora kugira ngo abatizwe mu mwuka wera. Niba utarabatizwa mu mwuka wera, egera hino wumva ibi ngibi birakureba. Niba nawe warawubatijwemo, egera hino wumva uburyo wawubungabunga. Hari abantu benshi bazi ko kubatizwa mu mwuka wera ari ukuvuga indimi gusa, ariko kubatizwa mu mwuka wera turaje twumva uburyo kibigenda kandi biragufasha. Tuzakomeza tuvuge ku mwuka wera, tuvuge uburyo umuntu awubatizwamo, tuvuge ibiranga umuntu abatijwe mu mwuka wera, tuvuge uko umuntu abatijwe mu mwuka wera yitwara. Ariko muri aka kanya reka twibaze ngo kugira ngo umuntu abatizwe mu mwuka wera bisaba umukristo. Icyo bimusaba rero nicyo ngiye kukubwira. Ngewe uri kuguha ikaze unakwinginga kugira ngo ube wabisangiza abandi bamenye ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ndi Evangeliste Salomera Dukunda, nguhaye ikaze ngwino tubane muri aka kanya. Kugira ngo umuntu abatizwe mu mwuka wera bisaba ibintu bikurikira. Icya mbere, kuba yarakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Ni ngombwa kubanza kwakira agakiza no kwemera Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo, nk'uko tubisanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana igice cya 3:5 kugera ku wa 6. Iyo wumva wifuza kubatizwa mu mwuka wera, wifuza gutunga umwuka wera muri wowe, wifuza ko uyu mwuka wera Yesu yasize nk'umufasha, nawe akubera umufasha w'ubugingo bwawe, akakuyobora mu bugingo bwawe, akakuyobora muri byose, biragusaba ngo ubanze wakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Hanyuma numara kumwakira ubone gutera izindi ntambwe kugira ngo wuzure umwuka wera. Amen. Hanyuma ikintu cya kabiri usabwa kugira ngo ubatizwe mu mwuka wera, icya kabiri ni uguhugukira ubusabane n'Imana. Umukristo asabwa kugira inyota yo gushaka imbaraga z'Imana, nk'uko ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka igice cya 11:13 havuga yuko so wo mu ijuru niba ashobora guhereza abantu bose umwuka wera, azamuhereza nanone abawumusabye, babimwingingiye, babikunze, babishaka, babifite mu mitima yabo. Abafite mu mitima yabo inzira z'Isiyoni ntabwo azabura kubaho uyu mwuka wera. Intambwe ya kabiri rero utera kugira ngo ubatizwe mu mwuka wera ni ukugirana ubusabane n'Imana, guhugukira ubusabane n'Imana. Intambwe ya gatatu utera kugira ngo ubatizwe mu mwuka wera niba uri umukristo ni isengesho no kwiyegurira Imana. Umuntu wese usenga asaba umwuka wera bimuvana ku rwego rusanzwe akinjira mu bwuzure bwe n'Imana. Ni iki bigusaba? Biragusaba gusenga ugahindura uburyo wasengagamo. Niba wasengaga wumva bidafashije, wumva bitarenga ikirere, noneho biragusaba ngo uhindure, usenge ukomeje kandi usenge uvuga ngo Mana ndifuza umwuka wawe wera. Bityo Imana izabigufashamo, umwuka wera amanukire muri wowe kubera yuko wagize kwiyegurira Imana, ukikura mu tundi tuntu two hirya no hino twakurangazaga, ukikura mu tuntu twateraga ubute, ukikura mu tuntu tutari dufite umumaro, ukumva kabisa urinjiye uyifuza kuzura umwuka wera. Uko kwiyegurira Imana uzaba ukize rero bizaba imwe mu ntambwe dushobora gutuma Imana igusukira ku mwuka wayo wera. Intambwe ya kane tugomba gutera ni ugusukurwa no kwihana cyangwa se kwiyeza no kwihana. Umwuka wera ntatura mu mutima wanduye. Ni ngombwa kwihana by'ukuri no kwirinda icyaha, nk'uko tubibona mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa igice cya 2:38. Dukwiye guhora twiyeza kandi twihana rero kugira ngo umuntu wese ahabwe umwuka wera. Ushobora kwibaza ngo kwezwa ni iki, kwihana ni iki? Ibyo nabyo twazabireba mu kindi gihe, ariko ku bakristo b'ukuri bamaze kubimenya, kwezwa no kwihana ni intambwe ya kane ishobora kugufasha kuzura umwuka wera. Intambwe ya gatanu ni ukugira ukwizera. Kwizera iby'Imana yasezeranye ko ibitanga. Uwizera abatizwa mu mwuka wera,
atabanje gushidikanya. Ibyo tubisanga mu gitabo cyandikiwe Abaheburayo igice cya 11:6. Umuntu utizera ntashobora kunezeza Imana, kuko uyegera wese akwiye kwizera yuko iriho ikagororera abayishaka. Iyo umaze kuyizera rero, umaze kumva ugize kwizera, umaze gutera ziriya ntambwe n'izindi twabonye, ugashyiraho iyi ya gatanu yitwa kwizera, umwuka wawe ushobora kumuhabwa nta kabuza. Intambwe ya gatandatu ni ukugira umutima wicisha bugufi. Imana igusha ubuntu kubicisha bugufi. Umwuka wera atura mu mitima isonera Imana. Ni iki rero bivuze? Biravuze ngo umuntu akwiye kugira umutima wicisha bugufi, ukirinda kwishyira hejuru, ukirinda kwikakaza, ukiyoroshya muri wowe kugira ngo Imana ikubone ko uciye bugufi, nirangiza ukoherereza umwuka wayo wera. Ibyo wabonye ku bantu babatijwe mu mwuka wera mu byakozwe n'intumwa. Icya mbere, barasengaga cyane, bari bafite ukwizera, bari biteguye kwakira uwo mwuka wera. Ikindi, hagaragaye ibimenyetso birimo indimi nshya, ubugingo bushya no kwigisha ijambo ry'Imana. Nawe rero ibyo ngibyo bishobora kukubaho igihe cyose watera ziriya ntambwe zose uko ari 6 twari tumaze kuvuga. Inama nakugira rero, niba wifuza kubatizwa mu mwuka wera, jya ugira umwanya wo gusenga, gusoma ijambo ry'Imana kenshi gashoboka, no kuyisaba uyishimikira ibyingingiye, kandi wiyegurira Imana mu buzima bwawe bwa buri munsi. Umwuka wera azakugeraho igihe Imana yabigeneye. Amen. Icyo ni ikiganiro kigufi twagiranaga kijyanye no kuzura umwuka wera. Umuntu wese wifuza yuko wakuzura umwuka wera, utere izi ntambwe tuvuze, Imana izagufasha, izagushyigikira, bityo wuzure umwuka wera. Kandi numara kumwuzura, azakuyobora mu kuri kose, azakubwira n'ibyo Yesu atavuze, azenda kubikubwira kubwire n'ibyo atavuze, kandi azabana natwe, atubere umwigisha, aturinde gukora ikibi, ahubwo atuyobore mu nzira zose. Ndagushimiye rero we twabanye muri uyu mwanya. Niba wumva ibi bintu bikunze bisangiza abandi. Niba ufite inyunganizi n'ikibazo n'igitekerezo, manukira hasi muri description, urabona nimero za WhatsApp ziriho, utwandikire. Niba wifuza ko tugushyira muri WhatsApp channel, nabwo nyura aho ngaho utwandikire. Kandi inkunga yawe ni inyunganizi kuri twebwe. N'icyo wumva udasobanukiwe wifuza ko twazagusobanura ubukurikiyeho, utwandikire, nta kibazo tuzagufasha. Imana yo mu ijuru iguhe umugisha. Hanyuma rero gushimira uyu mwanya ubanye nanjye muri iki kiganiro, kandi nizere ko hari icyo wakuyemo. Evangeliste Salomera dukunda mbifurije amahoro n'imigisha biva ku Mana Data wa twese. Shalom, shalom, shalom.